Nongeye nguhaye ikaze rero wowe kuri iki biganiro kuri uyu muyoboro by'umwihariko ibiganiro by'ubuzima njya nkubwira ni ubuzima niwo mutungo dutunze iteka Fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima nkakubaza ngo none n'iki waburutisha. Rero ubuzima ni ingenzi cyane by'umwihariko tuba tugenda tuvuga ku ndwara zitandukanye cyangwa se ku bintu bishobora gufasha abantu ariko mu buryo butandukanye bw'ubuzima buzira umuze tugendeye ku miti cyangwa se ibyagufasha. Ubwo ashobora kuba ari imiti mu buryo buziguye cyangwa se ari ibyitwa inyunganiramirire cyangwa food supplements. Uyu munsi ngiye kubwira ibanga by'umwihariko ab'igitsina gore, ubwo n'abari n'abategarugori n'abandi bose muri uwo mujyo. Ubwo n'undi wabyumva kuko ntuzabura aho uhurira n'uwo muntu, yaba waba umugore wawe, mushiki wawe, umubyeyi wawe ndetse n'undi, wamenya icyo wamufasha. Ni inyunganiramirire akaba ari n'imiti yagufasha ku indwara izo ari zose z'abari n'abategarugori by'umwihariko guhera ku ma infection, kugira impumuro nziza mu gitsina ndetse n'ibindi. Wumvishe ko mu itangazamakuru, ku maradiyo n'ahandi hose uzajya ubona abantu batwika bavuga ibintu byinshi, ariko hari product zigera kuri enye mpuzamahanga ngiye kugusangizaho by'umwihariko n'iz'ikigo cyitwa Dynapharm. By'umwihariko ubwo ni Dynapharm Rwanda, ndetse ushobora no kuba wazibona, ariko ngiye kugusobanurira byinshi ku yizitwa ama feminine washing. Muri iyo Dynapharm rero bafite feminine washing enye zose zigiye zifite umwihariko wazo. Ubundi reka mbere yuko twinjira maze nzikubwire, niwumva amazina yazo urajya wumva amazina asa nk'ayo muri Aziya. Muzika abanyaziya cyangwa abantu bo mu burasirazuba bw'isi ari abantu bakunze kuramba kandi bakoresha ibintu by'umwimerere cyane. Ubushakashatsi bwa vuba aha ngaha bugaragaza ko Abayapani aribo bantu baramba kandi bakaba bariho, atari ukuvuga ngo ni ukuramba gusa mu miruho, ahubwo bafite imbaraga zizira umuze. Hari icyegeranyo nabonye cyavuga ngo dore igihugu cy'abantu badapfa. Ntabwo ari ukuvuga ko badapfa, ahubwo uba ushobora gusanga ahantu nko mu mudugudu abantu bose harimo nk'abasaza nka 15 mu masaza wenda 30 bahaba, ugasanga bose bari hejuru y'imyaka 90 cyangwa 100. Ni ibitangaza. Ntekereza ko mu gihugu cy'u Rwanda ushobora no kuvuga uti cyangwa mu bihugu byinshi ni mu murenge wose mu nyereke ahantu hari abantu barengeje imyaka 90, ugasanga niba wabona mu murenge w'abantu 600 cyangwa 700, ugize amahirwe wabonamo abantu nka 40 cyangwa 100 byibura bafite iyo myaka. Ubusanga nyine muri Afurika igihe cy'uburame nubwo igihugu cyacu kigenda kizamura igihe cy'uburame, ariko ubusanga ari igihe gitoya n'abantu basaza hakiri kare cyane, ugasanga barahita bitahira. None ariko si ibyo navugaga, nuko nshaka kwereka ko abantu mu burasirazuba bw'isi bagira uburame buri hejuru, kandi byose bituruka ku mirire yabo ndetse n'uburyo batunga amagara yabo. Kandi si nibyo gusa, ubusanga n'ubundi bafite n'imbaduko, ugasanga umusaza ashobora gutera udupompashe 3 uri umusore kugira ngo utore n'udupompashe 10 bigoye cyane, kandi afite imyaka 90. Ni umusaza yatera pompashe 10 uri umusore ufite imyaka 25 ukaba atatera 20, ubwo urumva nyuma y'imyaka 60 40 wowe ntabwo uzaba waterebye nimwe. Ahubwo no kugenda bishobora kuba bigoye. Reka ndeke ibyo ngibyo bite ninjira muri izo feminine wash rero zigera kuri enye. Ndagira ngo nzende nzigusangiza wumve iyakugirira akamaro. Hari ikomeye cyane yitwa tea tree oil feminine wash. Iyi ni ya Dynapharm, ni ingenzi cyane. Iyi ngiyi rero izwiho cyane muri Dynapharm, ikora ibirimo antibacteri n'ama antifungi, by'umwihariko ifasha gukuraho bagiteri zitera impumuro mbi mu gitsina, by'umwihariko ku bantu b'igitsina gore, kandi ikabafasha cyane kubungabunga pH yaho hantu nyine mu gitsina cyabo. pH ubwo nyine ni cya gipimo cy'ingano ya acide cyangwa se uburyo hagomba kuba hateye. Mu myanya ndangagitsina y'abagore hagomba kuba hateye neza ku buryo butabangamira intangangabo mu gihe zagezemo kuba zakomeza inzira zikaba zavamo umwana. Hari abantu bakunda kugira ikibazo cyo kubyara cyangwa se cyo kororoka binaturutse kuri pH mbi. Si nibyo gusa, hari n'indwara nyinshi ziba mu myanya ndangagitsina zishobora kuba ziturutse wenda ku mabagiteri yateye umuntu cyangwa se mu bindi bintu runaka. Ujya wumva ngo abantu banuka igikara. Igikara se cyurakizi, ntabwo ari kuvuga ngo nuko umuntu yirabura, ahubwo ugasanga umuntu ashobora kuba afite impumuro mbi mu gitsina. Reka tubivuge muri ubwo buryo kugira ngo usobanukirwe neza. Ubushakashatsi rero bwagaragaje yuko iyi feminine wash yitwa tea tree oil ari ingenzi cyane. Niba ufite iki kibazo rwose irabigufasha kandi bigakemuka cyane. Hari indi ya kabiri yitwa feminine wash with ketchup Fatima. Iyi ketchup Fatima uze kuyumva neza, iyi ikoreshwa cyane ku bagore bashaka ibyitwa ama tightening effect. Ubwo ni ugutuma
abantu bashaka kugira imyanya ndangagitsina myiza yegeranye imeze neza. Ujya wumva ibintu bavuga ngo byitwa ngo ubusugi, ngo hari abantu bajya gukora imibonano mpuzabitsina wenda n'umugabo, ngo umugabo agasanga ngo uwo muntu ngo arangaye cyane, wibaze ko ari umukobwa ugasanga arangaye nk'umugore wabyaye. Ntabwo ndavuga mu buryo bwo gutera ibintu biteye isoni, ariko hari abantu bagira imyanya ndangagitsina irangaye cyane mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina cyangwa mu bundi buryo. Rero burya ntabwo aba ari byiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uba ushobora gusanga rero byatera ikibazo cyane. Iyi gitwa Fatima Wash Kachipu, ubundi abantu bo muri Malaysia n'abantu bo muri Joseon ya kera ariyo za Korea barayikoreshaga cyane ibwamikazi kugira ngo babe bameze neza. Ushobora no kuyikoresha mu gihe umaze kubyara, kuko ngo iyo umuntu amaze kubyara uriya mwanya wo hasi w'igitsina cye uraguka cyane. Rero mu buryo kugira ngo haringanire neza, habe hatari ahantu harangaye, yitwa Fatima Kachipu Fatima yagufasha cyane kandi igatuma haba ububobere, igatuma imitsi ifatana cyane. Ubwo rero niba ushaka kuba umeze utyo muri ubwo buryo cyangwa gutuma umera neza aho ngaho mu myanya ndangagitsina, wakoresha iyi ngiyi cyane. Irafasha cyane kuko ituma imitsi yikayura, isa niyegerana kandi ikagira ireme. Ngiyo rero yitwa Kachipu Fatimas. Abantu bo muri Korea Joseon bo barabyumva cyane, cyangwa muri Burasirazuba bw'isi. Si nibyo gusa rero, akamaro kayifasha ibyo ngibyo nakubwiye hejuru, ikagabanya amadisharge cyangwa se ibintu byinshi by'ama-infection bishobora kuza. Nanone nayo ifasha gukuramo impumuro mbi ndetse no gutuma hamera neza, igatuma n'ibyitwa pH iba iri nomo, umuntu agakomeza kugira bwa butaraga no gusa neza, by'umwihariko ku bantu b'igitsina gore. Niba uri umubyeyi umaze nko kubyara cyangwa se ushaka kuba ufite imyanya ndangagitsina itarangaye cyane, iyi rwose Fatima Kachipu ni ingenzi cyane. Iyi nanone nkwibutse ko ishobora no gufasha gutuma nyine haba hameze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka tugere ku ya gatatu, yitwa Family Wash with Siri, nanone bayita Better Live. Iyi rero bayita antiseptic cyane, irimo ibyitwa Siri cyangwa Better Live antifungi, ifasha kurwanya bagiteri ziterwa na infection. Hari ibintu byitwa matricomonas, indwara nk'izo ngizo na infection, cyangwa kuriya kuntu abantu bashobora kuba yajya nk'ahantu mu misarane cyangwa mu bwiherero atazi, cyangwa se akaryamana n'umuntu atazi, uburyo ubwo ari bwo bwose bw'amabagiteri ashobora kuza mu gitsina. Iyi ngiyi ni ingenzi cyane. Siri, iyi washing yitwa Siri Better Lives ni ingirakamaro cyane cyane mu kurwanya infection na nk'izo telecomonasi ndetse n'ibindi byinshi cyane. Niwo mwihariko wayo. Nanone ikarwanya impumuro mbi mu gitsina, ikagabanya ibyitwa ama inches, irinda rero ibyatwita nk'imiyege bishobora kuzamo, cyangwa se kwa kundi muntu abakobwa iyo bakiva mu gihe cy'imihango, nubwo ashobora kwikorera isuku, ariko muri iyo minsi ashobora kugira infection cyangwa se uburyo runaka, yaba ibikoresho yakoresheje ndetse n'ibindi. Kuyikoresha nyuma yaho ni ingenzi cyane kuko ifasha gutuma ugaruka ku murongo, kandi ikaba yarwanya ibibazo ibyo ari byo byose. Hari abantu bajya mu mihango nyuma y'icyo gihe ugasanga ibintu bishobora kuba byahindutse, ndetse rimwe na rimwe bikaba byatera ikibazo cy'uko wagiyemo ushobora kuviramo infection runaka ikakugiraho ingaruka. Iyo rero ukoresheje iyi ngiyi rwose yitwa Siri, ibintu birakemuka kandi bikagenda neza cyane. Iyi ngiyi rwose ni umwihariko wo kumenyekana ku kuba izi kuba ifasha abantu kwirinda infection izo ari zose zo mu myanya ndangagitsina y'abagore. Reka ngere ku ya kane ariyo ya nyuma rero muzo ndivuga uyu munsi, yitwa Family Wash with Gamati. Iyi rero ni ingenzi cyane, by'umwihariko nko kumukomora. Iyi ngiyi ibamo ibyitwa sikokumba. Iyi sikokumba extra ifasha kongera ubwiza bwayo, igabanya ikintu cyitwa, iyi ngiyi nayita ko itera ububobere cyane kuko igabanya ama dryness, ni nko kumagara, ituma hamera neza, hakaba elastike, nanone igafasha uruhu rwawo rwo hafi yaho kumera neza. Uzi ko buriya igice cy'umubiri runaka gisa nk'ikiri ahantu, iyo kimeze neza n'ibintu biri hafi aho ngo biba bimeze neza. Iyi ishobora kwifashishwa mu kuba wakwirinda nyine nk'ububyimbirwe bwa hafi aho ngaho, kugira indwara z'ama infection ziri aho ngaho, ariko hakamerana neza, ikanarinda rero gutuma hasa nk'ahumagaye.
biboneye. Abantu bashaka ububere rero iyi ngiyi ni umwami wabyo, ni umwamikazi ubwo wabyo, nk'uko tubikesha rero urubuga rwitwa Dynapharm International arusa.com. wabona byinshi kuri iyi ngiyi kuko yo ni product ushobora kuvugaho ikintu kimwe. Wenda mu biganiro bitandukanye nzajya mvuga kuri imwe imwe, mvuga ubwiza bwayo, ariko ubwo icyo nakubwira cyo nuko iyi ngiyi ari ingenzi cyane. Hari ikintu ugomba kumenya rero mbere yuko wenda ngera ku musozo. Burya imyanya ndangagitsina y'umuntu ndetse n'ibintu byinshi yaba ku ndwara n'ibindi, burya umubiri ufite uburyo wirindira ibice byawo, ariko iyo ubifashije bisa nka kwakunganira ibintu. Nk'urugero, buriya amaguru yawe ashobora kugenda ntagire n'ikibazo, ntagire ikibazo, akaba yagira mbese ukabona ntacyo atwaye, ariko burya uzarebe igiye nko mu mahwa cyangwa ahantu hari amabuye wambara udukweto. Ni ukubera iki? Amaguru ubundi yagenda nta n'ikibazo, ariko kugira ngo ibyo birenge byibura bifashe kudasitara. Si n'ibyo gusa, tuvuge nk'urugero abantu bagira nk'uruhu runaka, umenya amavuta yitwa amasunset ashobora kurinda uruhu wenda ngo rutangirika cyangwa ngo rusatagurike, abantu barayisiga, ariko ntabwo bishatse kuba ko ugiye ku zuba ukamara igihe kinini amasaha 5-6, kuko hari n'igihe biba bibisaba wapfa. Ariko iyo wisize amasunset cyangwa ukitwikira umutaka cyangwa se ukagira ukundi kuntu ujya munsi y'igisenge, ni byiza cyane. Rero n'ibintu by'ubuzima byose bihuriye aha ngaha. Birashoboka ko kwifashisha ibinyunganiramirire, food supplement cyangwa iyi miti ubwabyo ni ikintu cy'ingenzi cyane mu kugira ngo bigufashe. Ikindi ni ingenzi cyane kwita ku myanya y'ibanga, cyane cyane y'abagore, kuko bishobora kuvamo n'ingaruka ntoya, itangira ari ntoya ariko ukagira infection zigatuma utabyara, noneho zigatera bya bibazo binini cyane bikomeye abantu badashobora gutekereza. Koresha rero femini wash mu gihe icyo ari cyo cyose, we mwari n'umutegarugori, kugira ngo wibande ku bintu by'ingenzi cyane bizagufasha kugira ngo wirinde n'ibindi byinshi. Koresha femini wash cyakora by'umwihariko hanze gusa, ntuyikoreshe buri munsi cyane, ariko hitamo byibura uburyo runaka bwo kujya uyikoresha. Koresha nk'akitwa T3 cyangwa se gamati niba uri sensitive cyane ushaka kwirinda, ariko n'izindi zose zikoreshe. Ntuwirinde kuzikoresha imbere, kandi umwanzuro nuko nakubwira ko T3 ni antibacteri, iri freshness, ketchup Fatima ituma odeur cyangwa impumuriza neza, siri irinda infection n'izindi. Noneho iyi ngiyi gamati yo iri soothing, ituma nyine ugira imyanya yoroshye kandi karatera amavangingo meza cyangwa se menshi, by'umwihariko ku bantu b'igitsina gore. Rero izi zose ushobora kuzibona muri Dynapharm Rwanda, baragufasha kuzibona kandi bakaguha n'amahame ndetse n'ubwunganizi mu kumenya byinshi. Ushobora kugira izindi ndwara zijyanye n'imyororokere ndetse n'izindi zose zo mu myanya ndangagitsina, bagufasha. Hamagara 0781677672 cyangwa 0722694662 cyangwa 0794511660, ubundi bagufashe kumenya byinshi kuri izi product ndetse n'uburyo zakugeraho ukaba wazifashisha. Gira impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga, kandi ukomeze kugira ubuzima. Ndi Josh, reka tuzongere tubane mu kindi kiganiro, kandi niba hari ikindi kibazo ufite cyangwa ikindi ushaka kudusangiza muri comment section, ushobora kuduha ubwunganizi mu buryo bw'igitekerezo kikadufasha kurushaho. Ciao ciao.